Hello guys, mumeze mute? Ni umuhungu wanyu Left Handa ugarutse. Noneho uyu munsi nje kukwereka uburyo wasoma message zasibwe kuri WhatsApp. Hari igihe umuntu murimo murandikirana agahita asiba message. Iriya message ukumva ushaka kuyireba. Ngiye kukwereka uburyo rero azajya ayisiba wowe ugakomeza ukaba wayibona nta kibazo. Twagiye sasa. Nkwibutsa ko niba ari ubwa mbere uba ugeze hano nyamuneka ujye wibuka ukande subscribe, niba naho hasanzwe mwese mujye mukanda like kugira ngo mbone ko hari ikintu mba nakoze, bitume inagera ku bantu benshi. Niba na mugenzi wawe afite icyo kibazo abishaka umusharinga ino video. Twagiye sasa. Uraza gukenera ka application uri kuri muri Play Store bita, uraza go searching gutya bisanzwe. Gusacinga ndakeka mwese mubiza ahantu umuntu aca. Ujye gusacinga. Uhita uza gusacinga wandikemo recovery, deleted message. Niyo wakwandika gutya recovery WhatsApp message, sibyo? Cyangwa reka tubyandike tubisoze. Recovery deleted message gutya. Ino ya mbere baduhaye iyanditseho 2025. Zino zose ziba zibikora, ariko nyine ureba iyanditseho iya mbere. Iyi ngiyi niyo uhitamo. Iyi na zino zindi ziba zibikora, ariko twihitiremo iya mbere. Iya mbere aba ariyo duhitamo. Turangiza dukande install, tuinstaling muri telefone yacu. Dutegereze ko irangira. Mbibutsa ko abantu mutarangiira ibintu bya mining. Cryptocurrency muri iyi minsi ni ikintu kigezweho, nawe ugomba kuzamo kikajya kikazaguha amafaranga mu minsi iri imbere. Natwe hari andi mu mining tuba dukora. Niba wifuza ko nawe wakurikirana iby'izo mining, jya hano kuri channel yanjye uriho amavideo nagiye nzikoraho. Mfite mining nagiye nkoraho video. Sorry ntago nagiye mu bindi, nuko nari ntegereje ko application isoza kuri downloading ubundi nze nyibereke. Njye hano mfitemo WhatsApp ebyiri, imwe ndayandikira mpita nsiba message, ubundi mpite mbereka uburyo message iba yaje. Katubanze dusoze kuinstalling application yacu. Tuza twikandira hano open. Turangiza dutegereze, tuza dukanda hano ngo tap to agree. Hano hangaha tuze tuhakande, dutegereze gatoya, akanya gato. Ntago bitinda cyane, ni ukwitegereza akanya gatoya nyine tu. Noneho nimara gufunguka reka nze ndahita mbereka utuntu duke duhita tuba dusigaye, ubundi ukajya ubona message zasibwe. Urabona ko twageze ahantu hari ururimi hano. Tuza wikandire kuri kano kantu. Ururimi ni Icyongereza, ubundi akenshi tuba dukoresha nirwo tuzi ugahiteramo, ugahita ukanda kuri kantu kuvivura. Wowe ukoresha Igifaransa wagihitamo, Igishinwa. Sorry bazanye n'ibyo kwamaza, reka tubikuremo. Hano hitamo app ushaka kuzajya ureba ama notification yazo nyine. Hano urahita uza uhitemo, tuvuge ko ari message zasibwe kuri iyi WhatsApp iyi ngiyi, reka nze nyibereke.
iyi ngiyi niho uza ugahita uvivura ugahita ukanda next. byose ukabyemera, cya bintu reka tubivemo. Ibi ngibi reka tubivemo, ukanda kuri allow, ugahita uza ukayikorera agafoda izajya ibikamo ibintu byayo, wikanda hano use this folder gusa allow, uhita ukanda hano handitse ngo allow, uyemere kuzajya isoma ama notification, urahita uza nayo uyikandeho hano dore ngiyi ya application, dore ngiyi, so uyikandeho tuno tuntu kano kantu gafungura gafungure, urabona ko kamaze gufunguka, nurangiza usubire inyuma. Okay, ibintu byose urabona ko byamaze kurangira. Dufitemo WhatsApp sibyo, ngiye kukwereka noneho umuntu yatwandikiye message. Twanditsemo WhatsApp isanzwe ariyo iyi ngiyi, hano mfitemo account imwe, hano nkagiramo indi. Ngiye gufata hano nandikemo message sibyo, hano ngiye kwandika message, nindangiza hano uraza kuyisangamo mise nyisiba nyine. Hano ngiye guhita nza nandikamo wenda ngo hi, how are you, ubyandike gutya, umeze ute, meze neza se. Zino message zose urabona ko zagiye, zirimo zirahita zinamugeraho. Reka tuzisibe zino zose, hano ndazimwohereje mpita nzisiba, kwa kundi bazikoreza bagahita bazisiba. Urazibona ko message zaso hano zisibwe. Nujya muri ya WhatsApp wazoherereje hano gutya kwa kundi kwawe, uraza usanga bimeze bitya gutya, ndimo urabibona gutya ukuntu biba bimeze. Rero reka nze mpite nkwereka uburyo urahita uza muri application twa downloadinze, urayibuka yandi twa downloadinze, dore ngiyi recover deleted message, uhita uza uyikandeho, tegereza ibintu byabo byo kwamamaza biveho tubikuremo. Urabona ko hari message zoherejwe kuri Fabre, wow, ya message, za message zasibwe dore ngizi hano zahise ziza zibika hano, dore ngizi hano, how are you, hi, umeze neza se, dore message ngizi ziba zaje. Urabona ko ari ibintu byoroshye. Ndikanze nongere nohereza izindi, ndakoresha ya WhatsApp ya kabiri, twandikemo wenda ngo wacyanawe, biracamo gutya, bihe tuzisiba, it for everyone. Neza tujya kuri ya WhatsApp iyi ngiyi tuyifungure, si dore niyi yanditse WhatsApp gusa, urabona ko nazo yahise zisiba, urabibona. Tujya twigira muri ka application kacu, dore ngaka, ituze ugakandeho, tegereze gato gafunguke. Ntabwo gatinda, tegereze gato. Zino application ziba zibikora usanga ari nyinshi, usanga ari application nyinshi zibikora.
ntabwo iri biri kugore kuyibona, n'iyi ngiyi niyo iri busabe ku mwanya wa mbere. Dore ngizi za mesaje rwose ziba zaje zikibikaho, wacyana biracamo, dore ngibi hano, dore ngibi hano, ibintu biba byoroshye cyane. Rero niba iyi video igufashije, isangiza inshuti zawe, wibuke gukanda subscribe, kandi ugize ikindi kibazo nyamuneka ujye ucyandika muri comment ndahari ngo nkigufashe. Sawa, ciao ciao.